mwanibuka neza twagiye ahantu bita irishubi ni mu Kinigi wari umudugudu wasanga butakwa gusa nibo bari benshi hanyuma tugera bafite urusengero rw'ibiti rutanahomye nibuka twamazeyo iminsi 4 tuyagiza kubaremera tubaha intama 20 tubahombera urusengero dusiga turushyizemo decoration. Nshuti bakunzi ba Yobokamana TV, aha turi ni kuri stade ya Nyamirambo, hari habera igiterane cya Pentecote, ni igiterane cyateguwe n'itoro rya ADPR mu rurembo rw'umujyi wa Kigali. Cyaririmbyemo rero amakorali atandukanye afite amazina akomeye hano muri iki gihugu cy'u Rwanda. Uyu turi kumwe ni perezida w'imwe muri izo korali, reka tuganire nawe maze aze kubaha ubutumwa korali ye iri bugenere nyine abanyarwanda. Mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Makuru ni meza, turashimira Imana. Tuguhaye ikaze ku Yobokamana TV. Murakoze cyane. Ntabwo nirwa nkubaza ngo urayizi kuko ndabizi uri umukunzi wacu. Amanota yizi kire kudashaka kubimenya. Kabisa. Turi kumwe nande rero turaganira nande, uhagarariye he korali? Nitwa Rurinda Emmanuel. Mpamagariye Korali Impanda yo ku mudugudu wa Segeen paroisse ya Rwampara kwitorya kare rya Kicukiro. Uyu ni perezida wa Korali Impanda ikorera umurimo w'Imana nyine muri paroisse ya Segeen nibyo? Yes, hariya nyine ya muri paroisse ya Rwampara ku mudugudu wa Segeen. Korali Impanda makuru yayo. Amakuru yayo ni meza nkuko bisanzwe. Iracyari yayindi. Korali Impanda umuntu dukurikira ashobora kuba ari ubwa mbere yabonye interview wenda ya umuntu ayivugaho. Ubundi tubwire nk'indirimbo ebyiri yabizweho kugira ngo abantu babashe guhita bayibona. Tugira indirimbo ebyiri, imwe yabaga ku kiganiro cy'aba kuri radio umucyo yitwara cyari ibyiringiro, niyo yatangiraga ikiganiro w'amanyamakuru Justin ajya gatanga. Hakaba indirimbo yitwa Iwacu ni mwijuru, abantu benshi barayizi, nubwo ariyo mu myaka myinshi. Iwacu ni heza, ni heza. Yes, mwabumvishe nshuti bakunzi ba Yobokamana TV, twabonye hano mukora performance nziza cyane, wenda ni turaza kuyinyuza muri iki kiganiro turimo tugirana abantu bareba uburyo Korali Impanda mwaririmbye. Iriya ndirimbo mwaririmbye yitwa ngo iki, yari ifite ubuhe butumwa nyine muri iki gikorwa cya Pentecote? Ndimo twarimbye nk'izandi makuru yose yaririmbye, mu dufite teme imwe yitwa kuririmba nyine ibyanye n'umwuka wera, nayo irimo amagambo ameze gutyo, ariko ijambo rihatsa yandi navuga ni ijambo rivuga ngo atura mu mutima w'umuntu wihannye akamwuzuza urukundo n'amahoro. Ni ukuvuga ngo ibintu byose wakora umwuka nashobora kuzamo utihannye, hanyuma yakugezemo akuzuza urukundo n'amahoro nk'imbuto nyine z'umwuka, umwuka atangira kugira nyine imbuto. Mu ijambo rimwe rihagarariye majambo skoro muri ndirimbo numva ari iryo ngiryo. Murakoze. Korali Impanda ni imwe mu makorali ifite abakunzi benshi. Ubundi Impanda buriya mwatangiye umurimo w'Imana byose? Korali Impanda atangiye mu 1995 nubwo nari ntarayizamo, ariko amateka nasanzwe niko avuga. Bitangira nyine uko makuru yose agiye atangira bukeya, abantu 10 5 bakorera hano mu rugo rw'umuntu, bikagenda bikura, bikaba icyumba, bikava ku cyumba bikaba umudugudu, kugeza ubu nyine ni Korali maze iyo myaka yose iraho ngaho. Maze kuri indirimbo cyangwa album zingahe perezida? Dufite album z'amajwi 3, tukajyana album 2 z'amashusho. Yego. Korali Impanda nk'imwe mu makorali ifite abakunzi benshi, mu bateganyiriza iki wenda ahavuba hanga, dore ko nta nubwo muherutse kubaha indirimbo nshyashya, ntabwo muhari cyane mw'iyi minsi, nibiki muhugiyeho? Urebye muri iyi minsi amakorali menshi navuga ko atari gukora neza mu nshingano. Impamvu ni iyi: ubundi Yesu yaravuze ngo mugende, ntabwo avuze ngo mwicare abantu basangaho muri. Ni ukuvuga ngo twe turashaka guhinduramo bukeya, tugashyira imbaraga mu kugenda kuruta kujya kuri media. Uyu munsi tuvugana mfashe abantu bane muri korali, tukagera tugakora karimo tugashyira kuri YouTube, bavuga bati Korali Impanda yaje ntimuyikira, kandi naho konyine gusa dukoze. Rero usanga amakorali menshi arimo arashaka gukora na media kuruta gukora naho mission iri. Urumva? Twere turi muri mission yo kujya ahantu kure, hamwe batari bugusasire Matera, hamwe batari gutekera ifiti n'umuceri, hamwe badafite aho bakuraza. Ibi byose tubyijyane dusanga y'abantu ko ntibafite ubushobozi bwo guhamagariza korali zikomeye ngo zibasanga. Rero imbaraga zacu nyinshi turasa kuzishyira muri ibyo bintu, ko twasanze dukomeje gushyira kuzadevia abantu bo mu cyo ntazongera kubona amakorali. Kubera iki? Turashaka kurwana media
donc ibyo turashaka kunyuza muri media cyane ariko siyo misiyo ya Jesus ni uvuga ngo tugende tubasanga iyo bari hasi kure hamwe abantu batabasha kugera yakora itabasha gutumira idafite abikuraza we ni uri umunyamugi ufite ubushobozi ukomeye ukora rikomeye fata inzira ujye yubasanga bashyira ubutumwa bwiza niyo misiyo naho dushize imbaraga nyinshi wakumva uri turi kugirana iki kiganiro nk'icyo yatabaza ati wamutubarije wenda ikibazo kivuga ati wenda mu gihe umaze uri perezida wa Korali cyangwa uri muri Korali Impanda n'uruhe rugendo mwaba mwaragiyemo wenda ukavuga ati uru rwo turwitanzemo bikomeye twibuka ko twabayeho gutya twibuka ko kugira tuhagere byasabye ibi hari urwo mwari mwakora cyangwa muri kuzipanga twararukoze muri 2016 mwanibuka neza twagiye ahantu bita Irishubi ni mu Kinigi wari umudugudu wasanga butakwa gusa nibo bari benshi hanyuma tugera bafite urusengero rw'ibiti rutanahomye nibuka twamazeyo iminsi 4 tuyagiza kubaremera tubaha intama 20 tubahombera urusengero dusiga turushyizemo decoration nta ntebe bagira bicara ku mabuye nyine twamazeyo iminsi 4 dukora ibyo tubasha gukora byose twijyaniye ibyacu twijyana aho turyama tujyana ibyo duteka tujyana ibyo turiramo ibintu byose turabyijyanira urumva urwo nirwo rugendo rwa mbere twakoze nuko twavuye nakaba izindi nzitizi nkeya ariko urundi durutse gukora nubwo twakore hano bita Sodoma urahaza amateka warahazi urabona yego nta rusengero ruhaba nta kitwaje turemeza twaraguma na Korali Siloam tumara iminsi 2 kandi twarakoze yana abantu 120 mu minsi 2 urutumwa turakazi ko kubakurikirana tw'ubwacu hanyuma twazana kujya tubagiza tukabehereza amatorero begeranye akabakurikirana bref niyo nzira dushaka kunyuramo nta yindi bakunzi bayo bakamana TV murumva Korali Impanda rwose ya ADPR Segeen muko ni Korali hugiye mu bikorwa byo kugenda hariya ahantu rwose hari hakeneye ivugabutumwa kandi amakorali menshi mugani adapfa kujya yose yarwanira kuri YouTube wa mugani wawe ariko YouTube nayo buriya rero yitangaza makuru naryo uzamenya yuko riragufasha wowe rikakubera umuvugizi cyangwa rikagugerera aho utabasha kwigerera ubutumwa bwawe bukahita bugenda bukahagera nibyo ariko ukoze ijanisha ukara mu gihugu cyacu abantu bashaka kujya kuri YouTube n'ibandi si abandi babisanga basanzwe babikurikirana ibyo ni byiza birafasha kuba bamaze gutera imbere ariko kugira ngo bamwe bataratera imbere bazabigereho ni ukumanuka donc YouTube ifasha abasanzwe n'ubundi bifashisha aya makonseri yose bari mu mahoteli hajyamo abasanzwe bajyayo n'ubundi basanzwe bafite ubushobozi bwo kujyayo bagiye nko muri celebration cyangwa se ambiance cyangwa se kuryoherwa n'ubutumwa bwiza ariko hari abatabasha kugerayo batazi ko byanabaye badafite ubushobozi bwo kuzikira ngo bajye mu ibyo biterane arafuvuari niba turi mu murongo neza bakozi bayobokamana TV uyu ni perezida wa Korali Impanda ubutumwa bwa Korali Impanda kuri Pentecote y'umwaka 2019 nubuhe ubutumwa bwa Korali Impanda no kumwuka wera atari umutima w'umuntu wihannye akamuza urukundo n'amahoro no gukomeza icyo ngicyo no gutunga umutima wihana hanyuma ukayugira amahoro ukishima ukagira ibyishimo ufite aho bituruka atari umuntu yishatsemo nibwo butumwa numva nawa perezida reka tugushimire cyane kuba mutuganye murakoze cyane